Twongeye kubasuhuza neza cyane mwese aho muri hose. Nk'ibisanzwe iteka abakunzi bacu bahora ku isonga. Niyo mpamvu umwe mu bakunzi bacu yatwandikiye ati mwiriwe nshaka mumbwira akamaro k'ibumba ry'ifu. Nuko nguko yanditse. Yitwa Umuhoza Jessica. Niwe watwandikiye icyo cyifuzo. Ubundi ibumba ahanini abantu benshi bazi rimwe risa n'iritukura cyangwa se hari na bamwe baba bazi iry'icyatsi. Nyamara irizweho umumaro uhambaye kandi ukomeye cyane ni ibumba ry'icyatsi. None iri bumba ubundi riboneka rite muri make ni iki? Uyu munsi ubwoko bw'itaka cyangwa se ibumba ry'icyatsi birumvikana. Ni ubwoko bwirahirwa n'abantu batagira ingano. Nibyo hari abantu bazi ubuhangange bwaryo. Mu mvugo yoroheje ibumba ry'icyatsi ni ubwoko bw'ubutaka. Buzwi mu ndimi z'amahanga nka iririte nk'aho ni mu Gifaransa. Iririte ubwaryo iryo zina risobanura neza ubu bwoko bw'ibumba, ni naryo rinasobanura impamvu risa icyatsi. Kuba ibumba habaho irisa icyatsi ubundi ni ibintu biboneka nibura habayeho kwihuza k'urubobi, cyangwa se wumve ibituma ririya bara ry'icyatsi riboneka mu bihingwa, mbese ibituma bisa icyatsi. Nibyo uzumva benshi bita chlorophyle. Binaboneka no muri tumwe mu tunyabuzima duto tuzwi nka cyanobacteria. Bikaba bidufasha mu kwikorera ibidutunga cyangwa se ibiryo cyangwa se ibyo kurya, nta gukenera kujya gushakisha ibyo kurya ahandi. Ibyo ngibyo rero ari nabyo bita pigments, mbese nyine chlorophyle. Nibyo byihuza n'ikinyabutabire cya oxide de fer iron oxide. Ni ikinyabutabire kiboneka iyo umunyungugu wa fer cyangwa se iron cyangwa se ubutare iyo kihuje n'umwuka mwiza uyu nguyu duhumeka witwa oxygene, bigakora oxide de fer iron oxide. Iyo urwo ruvange rero rwihuje n'urubobi cyangwa se rukagiraho ruhurira na bimwe bigena ibara ry'icyatsi riboneka mu bihingwa cyangwa se mu tunyabuzima duto cyane utuzwi nka cyanobacteria, nibyo bivamo ibumba ry'icyatsi. Uko ibumba risa icyatsi cyane ni nako riba rifite agaciro gakomeye cyane cyangwa se icyo twakwita nka valeur nyinshi. Gusa nanone turebye ku bindi bintu bishobora gutuma ibumba ry'icyatsi risa kuriya, riba rinifitemo indi myunyungugu itandukanye nubwo aba ari mu ngano nkeya cyane. Mw'iyo ngiyo niho dusangamo iyitwa dolomite, magnesium, calcium, phosphorus, aluminium n'iyindi. Abize ubutabire aho ngaho ndabyumva barabyumva kundushya. Mu bihugu bicokorwamo ibumba ry'icyatsi ryinshi harimo Ubufaransa. Mu Bufaransa niho haboneka uyu munsi ibumba ry'icyatsi ryinshi. Riboneka ahanini ahagana mu nkengero z'amajyepfo y'Ubufaransa, uretse ko rinacukurwa mu bindi bice by'Uburayi ndetse no mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Amerika. Ni ibumba ry'icyatsi umumaro waryo turimo turavugaho uyu munsi. Nicyo wamenya rero ku mumaro w'ibumba ry'icyatsi ku buzima bwa muntu. Abantu benshi uyu munsi bizera ko ibumba ry'icyatsi rifite imimaro ihambaye mo indani muri twe cyangwa se iyo rikoreshejwe hanze y'umubiri nko ku ruhu. Uyu munsi nubwo nta nyigo n'ubushakashatsi bihagije bigaragaza ibyiza by'ibumba ry'icyatsi, ntihanabura abarishyira mu majwi ko ari umutungo kamere mwiza ku buzima bwa muntu isi yibitseho kugeza uyu munsi. Imimaro yose n'icyizere abantu turigirira cyangwa se barigirira, byose bishingira ku bitekerezo n'imyizere y'ahakera cyangwa se yo hambere, kuko nta bushakashatsi buhamye bubyemeza. Abo hambere abangaba bemeraga ko iri bumba ryigiramo ubushobozi butandukanye nko kuba ryakura uburozi mu mubiri, haba mu maraso cyangwa se mu mara. Ni ibintu abahanga ba kera bizeraga ndetse n'abantu bo hambere abo bita ancient people. Ubushobozi bwo gukura uburozi mu mubiri bw'ibumba ni ubushobozi rikesha kuba ryifiteho ngo ikimenyetso cyakuramo cyangwa se negative, rikoresha rikurura ibindi byose bifite ibimenyetso bya positive cyangwa se byateranya iyo rigeze mu mubiri. Nguko uko bizeraga ko ibumba ryaba risukura umubiri rikuramo uburozi igihe cyose rigeze mu mubiri. Icyitonderwa aha ngaha tuvuga neza imimaro y'ibumba ry'icyatsi, ni ngombwa kuzirikana ko abantu bakoresha iri bumba mw'indani mu mibiri yabo bagomba kumenya ko abaganga benshi bagezweho batemera ibyo bumba ry'icyatsi rivugwaho n'abatari bake uyu munsi. Cyane cyane ko nta n'ubushakashatsi buhamye buhagije bubyemeza. Niba witeguye kumva ubuhangange bw'ibumba ry'icyatsi n'umumaro waryo, twagiye n'ikiganiro menya byinshi, ikiganiro ukurikira kuri chaîne ya YouTube yitwa Tele Montagne Rwanda. Muri kubana nawe
ni Samuel Mugisha nk'ibisanzwe, ndetse ibuka gukora subscribe kuri iyi chaîne tujye tubana mu biganiro byacu byose. Ku rubuga rwitwa wa3.com bivuga ko ibumba ry'icyatsi ari ikintu cy'umwimerere gikomoka ku rutare ruvungagurika, ndetse rikaba rikoreshwa akenshi nk'umuti cyangwa se mu bijyanye no kwita ku ruhu. Ibumba ry'icyatsi rikaba rikize ku butare butandukanye nka fer cyangwa se iron. Twabivuze kare, iron ni bwo butare mu kinyarwanda ku bantu baba batabyumva neza. Iyi iron rero ikaba izwiho kuba yongera amaraso. Nubwo habaho amoko atandukanye y'ibumba kandi rikaba rishobora kugira amabara atandukanye bitewe n'aho ryavuye. Gusa ibumba ryose umuntu yahitamo riba rifitemo icyitwa cerise, riba ryifitemo iki kinyabutabire cya cerise. Cerise niyo igira uruhare rukomeye cyane mu gufasha umuntu cyangwa se umubiri w'umuntu gukora neza. Ikindi kandi cerise igira uruhare mu gukomeza imisokoro no mu ngingo. Ibi ngibi bizwi nka articulation. Cerise ni ikinyabutabire kiboneka mu ibumba iryo ari ryo ryose. Ni ikinyabutabire gituma uruhu rw'umuntu rugira ubuzima bwiza. Cerise izwiho gukomeza amenyo n'inzara, uretse ko inazwiho gukomeza imisatsi, imitsi ndetse n'amagufa. Cerise inafasha ubudahangarwa bw'umubiri gukora neza. Iri ni ibumba ry'icyatsi tugiye kuvugaho n'umumaro waryo. Ibumba rikunzwe gukoreshwa cyane cyane mu kwita ku ruhu rwo mu maso. Rigafasha cyane cyane kugira uruhu rwo mu maso rwiza, aho abarikoresha bavanga ibumba n'amazi bikamera nk'igikoma gifashe, nyuma bakisiga ibyo bavanze mu maso kugira ngo bifashe uruhu kumera neza. Mu byiza by'ibumba ry'icyatsi kandi harimo no kuba ryomora aho umuntu yakomeretse. Gifitemo ubushobozi bwo gusohora imyanda mu mubiri ndetse rikica tumwe mu dukoko nk'utwo mu bwoko bwa bagiteri, uretse ko rinazwiho kuvura impiswi n'ibindi. Turacyakomeza n'umumaro udasanzwe w'ibumba ry'icyatsi. Iri ni ibumba ryifashishwa mu kwita ku musatsi ndetse no mu gukesha amenyo. Hari urubuga rwa interineti rwitwa wa3.santemagazine.fr, santemagazine.fr. Aba ngaba bavuga ko ibumba ry'icyatsi rifasha mu kugabanya ububabare cyangwa se uburibwe. Bikorwa gute cyangwa se bikora gute? Bavuga ko nibura umuntu afata ibumba ry'icyatsi iri ngiri ry'ifu risanzwe, hanyuma akarivanga n'amazi ashyushye make, hanyuma yaho agakoroga kugeza bibaye nk'icyondo, agashyira ku gatambaro, inyuma akarisiga aho ababara cyangwa se yababaraga. Nyuma y'ibyo byose bavuga ko umuntu ategereza nibura isaha imwe cyangwa se n'igice cyangwa se n'abiri kugira ngo ryume neza, hanyuma akaba yarikaraba. Ububabare ngo bukaba bugabanuka rwose cyangwa se bukaba bwanagenda. Nubwo twavuze ibyiza n'umumaro uhambaye by'ibumba, uyu munsi nta kabuza ntabwo ari ikintu bapfa kwisukira uko babonye kose. Si buri wese wemerewe gukoresha iri bumba ry'icyatsi. Ubundi se mbere y'ibyo ni ubuhe buryo iri bumba ribikwamo hamwe tuvuga ko aba ari neza? Burya ngo ibumba ry'icyatsi mu gihe ribitswe neza rikabikwa ahantu hatari ubukonje bukabije cyangwa se urumuri rwinshi, aho ngaho ntirisaza. Nyamara burya ibumba ni ikintu gifite imbaraga nyinshi kuko ni ikintu cyo kwitondera cyane cyane ku barikoresha mu mibiri yabo mwo indani. Nk'urugero, bishobora kubuza indi miti gukora akazi kayo neza mu mubiri. Izo ni ingaruka. Ikindi ugomba kwitondera kw'iri bumba ni uko ritaribwa cyangwa se ngo rinyobwe n'abana bato. Nyaboneka abagore batwite ntibaryemerewe. Murabe mwumva. Iki ni ikiganiro menya byinshi, ikiganiro ukurikirana kuri chaîne ya YouTube yitwa Rwanda. Uretse n'ibyo, kugira ngo ujye ubona ibiganiro nk'ibi buri uko dushyize ikiganiro gishya, nta kindi bigusaba uretse byonyine kumanuka munsi y'iyi video ukareba ahantu hatukura handitse ijambo subscribe ukakanda, ubundi tukajya tubana mu biganiro byacu byose. Iyi ni Rwanda. Nitwa Samuel Mugisha ndetse naho ubutaha.